Abanyakirambi mwese mwabyutse aho muherereye hose, turashobora gutondagura amazina. Twebwe tubyutse neza bukeya, jewe naraha ku mupaka kuri Petite Barriere, umusirikari wacu wa Kongo nije yaragiye kurasa, yantangiriyeho yamava ngo siniuyu ngo siniyaba namaceceka ndamwihorera sana ndera intambwe nka zibiri ndamwihorera, araguma arahagarara arandeba ndagenda. Yamatambuka aragenda arinjira mu Rwanda, ngo yinjire mu Rwanda ngo ashika arasa umusirikari umupolisi w'u Rwanda, amurasa nabi nawe imodoka iramujanye, nabo bamamurasiraho iwenda yaguye aho ngaho. Nuko niko bimeze. Patriote, mzalendo haiko kufanya defile, haiko kufanya marshe bila action. Bakunzi b'igihugu, nimureke gukora izo ngendo gusa zo kwamagana nta gikorwa mugaragaza. Nimureke gukora izo ngendo zo kuvuga gusa mutaza ngo tunywe amaraso y'abanyarwanda. Mwese ku itariki ya 25 muzaze twifatanye tujye mu nzu z'abanyarwanda barimo, tujye mu maduka yabo, tubajajange. Nta modoka izongera gutwara umunyarwanda, nta soko rizongera kugaragaramo umunyarwanda. Umunyarwanda agomba kuba inyama yacu yo kurya. Ukibona umunyarwanda uzaza umenya kubonye imboga. Guhera uyu munsi kugera kuri 25, uyu munsi ku itariki ya 15, 16 kugera kuri 25, umunyekongo wese uzajya ubona umunyarwanda azajya ahita mwica kugeza ubwo bazajya batubona bakirukanka. Systeme ya Afrika y'Epfo murayizi, n'ukwica. Banyekongo muri aho ngaho Bukavu, benshi mwabaye muri Afrika y'Epfo murabizi. Gahunda no kubyuka kare mukajya mu nzu zabo mukabafata, mukajyana n'amapine mukabatwika. Nta kintu cyatumara umujinya tutabishe. Abasirikare ntabwo bakwirukana impunzi nta baturage. Mwihagarareho, abaturage twihagarareho ku itariki ya 25. Nta FRDC ntaki. FRDC nibaje ku rugamba, natwe tujye mu nzu zabo tubatwike. Nta polisi, ntagire utinya umupolisi. Muzajye mureba muri Afrika y'Epfo uko babikora. Guverinoma ntabwo izirukana abanyarwanda, nimwe abaturage mugomba kwirukana abanyarwanda. Abaturage twirwaneho, no mu mihanda tujyemo, ntimutinye abasirikare, ntimutinye umuntu n'umwe. Buri rusengero rwose umunyarwanda azajya yinjiramo nukumutwika. Ku cyumweru nukureba neza, mwabona umunyarwanda arinjiye na pastori yashaka kubabuza mukabatwikana bose. Mugomba kujya gusenga mwitwaje amabido arimo za petroli. Ahantu hose, buri quartier yose tuzajya dushyiraho amabido ya petroli yo gutwika abanyarwanda. Ibi muri kumva ngo Kisekedi ngo FRDC ntacyo bazatumarira, nitwe tugomba kubyikorera. Kisekedi n'umuryango we mubafate nk'abatariho. Njyewe ndababwiye twihagarareho, Lubumbashi twihagarareho, Kinshasa twihagarareho, Pandundu, hehe hose, buri hamwe hose mwihagarareho. Abanyekongo twihagarareho tariki ya 25. Buri muntu wese ahantu hose tubigire gahunda. Icyo gihe buri nzu yose y'umunyarwanda n'ukwinjira tukabafata tukabatwika tukabica. Ntituzategeza ibyo Kisekedi azatubwira. Oya. Mbere na mbere no guhiga abanyarwanda mu mazu yacu bacumbitsemo tukabica. FRDC igomba kurwana intambara ikadukuramo abo banyarwanda. Abanyarwanda bari muri FRDC bagomba kujya ukwabo, n'abakongo bari muri FRDC nabo bakajya ukwabo. Ku itariki ya 25 ntabwo tuzongera kujya ku rugamba nka FRDC turi kumwe n'abanyarwanda. Formule ni yihe? Umupango ni uwuhe? Strategy ni yihe? Uragendana n'umunyarwanda cyangwa musangire, azabwira amabanga yose bene wabo, muzafatwa mwese. Nk'abaturage twese dufashe FRDC. Imana yaguhaye amaboko, iguha n'amaguru, amaso, ubwenge. None se uri kwisaba iki kindi? Fata umuhoro, tema umunyarwanda, fata petroli, utwike inzu y'umunyarwanda. Murashaka ko Imana ibafasha iki kindi banyekongo? Twirwanire tuve mu byo kwigira abapadiri kuva uyu munsi kugera ku itariki ya 25.
dutabaze Putin, nimuze tubonereho iki gihe dufata aba bakafiri b'abanyarwanda tubice bose, aba batutsi tubatsembe izishitani. Ni gute umunyarwanda duhagararira? Ariko ni gute yampagararira ari njyewe wamwigishije ubusirimu, nkamwigisha kwambara inkweto? Umunyarwanda ntiyarazi kuvuga ukagira ngo afite ikibazo mu kanwa, none ngo batwigishe koko badukoronize? Ntabwo bibaho. Buri kintu cyabo cyose no gutwika kuva uyu munsi kugeza ku itariki 25. Birasa naho ari jenoside. Ayo ni amagambo y'abanyekongo bari kugenda bahanahana ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane urwa WhatsApp, bashishikarizanya kwica umunyarwanda wese, kumutsembaho akava ku butaka bwabo. Ngo barashaka ko umunyarwanda wese, ubwo n'umuntu wese uvuga ururimi rw'ikinyarwanda, bamufata nk'umunyarwanda, ngo ko yava mu gisirikare, ko yava ku butaka bwabo. Barashaka kubatwika, ngo nta hantu na hamwe bazongera kujya, ngo bagomba kwicwa bagashiraho. Ni imvugo ziri kureberwa cyane mu gihe zitaba zigize icyo zikorwaho. Hashobora kuba jenoside y'abanyarwanda ku butaka bwa Kongo, ariko nubwo abaturage bari kuvuga ibingibi, hari inama y'umutekano yateranye iyobowe na Perezida Tshisekedi, yaririmo abapolisi bakuru n'abasirikare ndetse n'abandi bose bari mu nzego z'umutekano muri kiriya gihugu. Bamagana ibikorwa byose bihohotera abanyarwanda. Ariko icyo abantu babonye ibyo byemezo banenze, ntago batangaje ibihano biremereye bishobora kuba byafatirwa umuntu wese wagira uruhare muri ibi bikorwa biri gukorerwa abanyarwanda. Kugira ngo ibingibi byumve neza, ndakubitsa ko jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda itabaye impanuka cyangwa ngo iterwe n'ihanuka ry'indege yari itwaye Perezida Juvenal Habyarimana w'u Rwanda, ahubwo n'umugambi wari warateguwe igihe kirekire. Abateguye jenoside kandi bagiye banabyivugira mu ruhame. Urugero ni Colonel Bagosora Theoneste muri Mutarama muri 1993, wari mu ntumwa z'u Rwanda mu nama ya Arusha, hemejwe igice cy'amasezerano y'amahoro kirebana no gusaranganya ubutegetsi. Ntiyemeye ibyavuyemo, yasohotse arakejyane, aravuga ngo ndatashye ngiye gutegura imperuka. Colonel Bagosora akimara kugaruka i Kigali avuye i Arusha, yakoresheje inama zitandukanye na bagenzi be b'intagondwa, bashinga ishyirahamwe ry'abicanyi mu ngabo z'u Rwanda, baryita Amasasu. Iri ngiri rikaba ryarabaye ku isonga yo gukwiza ingengabitekerezo ya jenoside mu ngabo z'u Rwanda no gukangurira abasirikare kutazemera kubana n'inkotanyi, ahubwo bakitegura kurimbura abatutsi, kuko ngo hajye hakorwa ubwicanyi bwa hato na hato hagati ya 1991 na 1994. Muri Werurwe 91 hishwe abatutsi 277 muri komine zitandukanye zo muri prefectura za Ruhengeri, Nkuri, Kinigi, Mukingo ndetse na Gisenyi, Gaseke, Giciye, Karago, Mutura, Kanama na Rwerere. Ijoro ryo ku itariki ya 4 rishyira irya 5 Werurwe 92 ryaranzwe n'ubwicanyi bukomeye cyane bw'abatutsi barenga 500 mu Bugesera. Ubwicanyi bwakozwe n'intaramwe zifatanije n'abasirikare barindaga umukuru w'igihugu n'abasirikare bo mu kigo cya gisirikare cya Gako. Komine ya Mbogo kuri ubu ngubu mu karere ka Rulindo yahuye n'ubwicanyi bukabije bwakorewe abatutsi 92 ndetse n'93. Leta ya Habyarimana yishe n'abanyamahanga barwanyaga umugambi wo kurimbura abatutsi. Urugero ni Antonio Locatelli wakomokaga mu Butaliyani, wari umuyobozi w'ikigo cyigisha imyuga iciriritse Selayi cya Nyamata, yishwe mu ijoro ryo ku itariki ya 9 rishyira ku itariki ya 10 Werurwe muri 1992. Arashwe n'umujandarume Epimake uri mu benshi. Yazize kumvikanisha uburemere bw'ubwicanyi bwari burimo gukorerwa abatutsi kuri radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI. Muri Gashyantare 92 hashyizweho ishyaka ryiyise Coalition pour la défense de la République, CDR. Mu Kinyarwanda bayitaga Impuzamugambi Ziharanira Repubulika. Byagize uruhare runini cyane mu bukangurambaga bwa jenoside, haba mu kwitegura no gushishikariza abahutu gushyira hamwe bakica abatutsi. Iryo shyaka ryashyizweho n'agatsiko k'intagondwa z'abahutu b'intiti bakoraga mu buyobozi b'inzego zitandukanye za leta, bakomokaga muri prefecture ya Gisenyi mu Ruhengeri, bari bahujwe n'urwango ku batutsi. Muri Mutarama 92 hashyizweho komite iyobora ibikorwa bya autodefense civile yagombaga gukurikirana ibikorwa byo guha abaturage intwaro n'imyitozo ya gisirikare. Kandi hagati ya Mutarama 93 na Werurwe 94 haguzwe toni 581 z'imihoro zinjijwe mu Rwanda. Iyo mihoro yakwirakwijwe mu baturage ikoreshwa jenoside. Inzego z'iperereza z'u Rwanda zategetse guha urubyiruko intwaro n'imyitozo ya gisirikare ku itariki ya 18 Werurwe 91. Umuyobozi w'ibiro by'iperereza muri prefectura ya Ruhengeri, Munyangoga Eugene, yanditse raporo ikubiyemo igitekerezo cyo guha intwaro abaturage bo muri iyo prefectura, kandi ko muri Ruhengeri ariho hakwiye gutangirira icyo gikorwa.
hanyuma baramuka babonye ko kigenda neza kigakwizwa mu yandi maprefectura yose y'u Rwanda uhereye kuyegereye impaka y'amajyaruguru n'uburasirazuba no kuvuga Gisenyi, Byumba na Kibungo. Iyi gahunda yarafashe kuko interamwe n'impuzamugambi zari zihujwe no kwanga abatutsi zashinzwe hose mu gihugu zihabwa imyitozo ya gisirikare n'intwaro, bityo zifatanya n'abasirikare n'abajandarume gutsemba abatutsi hose mu gihugu. Nta gushidikanya ko Habyarimana atarashishikajwe n'amasezerano n'amahoro yarusha, kuko ukwigenga kw'intwaro mu gihugu no mu baturage b'abahutu nta kindi byari bigamije uretse gutsemba abatutsi n'abagerageza kuburizamo uwo mugambi. Ibi ngibi impamvu mbikubwiye birasa n'ibiri gukorwa ku butaka bwa Kongo, aho hatangiye umugambi ngo gukonga abakongomani bavuga igikongo bagomba kwitandukanya n'abakongomani bavuga ikinyarwanda bari mu ngabo za FARDC, bamwe bakajya ukwabo n'abandi bakajya ukwabo. Ndetse birasa n'ibyo nabo bari kuvuga n'ibyabaye mu Rwanda by'uko ngo bashishikariza abandi kwica bamwe. Ibi nabyo biri gukorwa ku butaka bwa Kongo. Yego leta ho ntabwo ibishyigikiye nk'uko babivuze, ariko nabo bakanengwa ko nta bihano bikarishye byashyizweho ku bantu bose bari gukwirakwiza izi mvugo z'urwango. Ngo birasa naho ashobora kuba ari ukwiyerutsa gusa kugira ngo amahanga yumve ko leta hari icyo yabikozeho, ariko mu by'ukuri ntacyo babikozeho. Ikindi kigaragaza nuko mu Rwanda hatangiye kwica abanyamahanga batavugaga rumwe n'abantu bari gushaka gukora jenoside. Abangaba nabo bari gushishikariza abantu bose, ndetse bakavuga ko umuntu wese yaba ndetse n'umupadiri utazashyigikira icyo gikorwa nawe azicwa kimwe n'abanyarwanda. Ubwo n'abakongomani bavuga ikinyarwanda bari kwitwa abanyarwanda. Ni ibintu rero bikomeje kuba bibi cyane ku butaka bwa Kongo. U Rwanda rwo nk'igihugu kizi neza icyo jenoside bivuze. Mu nama yakoranye n'ababasaderi bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr Vincent Biruta yerekanye filimi documentary ibiri kubera ku butaka bwa Kongo, bisa naho batanze umuburo. Ariko nanone ikindi giteye ubwoba nuko Kongo ngo iri kwanga ko abasirikare huriweho bo muri EAC bajya ku butaka bwa Kongo kugira ngo bahagarike biriya bintu biri gukorerwa ku butaka bwa Kongo. Ibi nabyo byakomeje gutera abantu inkeke. Ibindi byakomeje kugenda bizamura umujinya w'abakongomani nuko umuryango utegamiye kuri leta ONG witwa Journalistes en Danger JED mu itangazo washyize hanze uravuga ko Radio Mikeno Lacom yakoreraga ibunagana yangijwe n'abarwanyi ba M23 bafashe ako gace kwa 13 Kamena 2022 ku mugoroba. Abanyamakuru bo bagakizwa n'amaguru ngo bagahunga. Ibinyamakuru byo muri Kongo birimo Digital Congo, Grand Scale News ndetse na Portico.cd bivuga ko umuyobozi w'iyo radio André Byamungu uri mu buhungiro yavuze ko bagabweho ibitero studio ya radio ikangirizwa n'abarwanyi ba M23 ngo mu buryo bukomeye cyane. Ati ubu nabuze icyo navuga, yewe sinzi naho nakongera guhera igihe agahenge kaba kagarutse. Bashwanyaguje radio yanjye, batwara ibitunganya amajwi, mixeri na za mikoro, bamenaguye ameza ndetse n'ibindi bikoresho bya studio. JED ivuga ko abanyamakuru ba Lacom ivugira mu metero 100 uvuye Goma bakuye imishwaro bakaba bari muri Uganda ndetse no mu yindi mijyi mito yegeranye na Bunagana. Andre Byamungu ariko ngo ntiyatangaje impamvu yaba yaratumye M23 yagaba igitero kuri radio ye gashwanyaguza buri kimwe nk'uko abivuga. Abanyamakuru babajije umuvugizi wa M23 Major Uringoma ahakana ibyayo makuru. Mu magambo ye make ati sibyo, M23 niyo iri kugenzura Bunagana gusa. Kuri wa 16 Kamena hari amakuru ko ihanganye na FARDC ishaka kwisubiza uyu mujyi. Ibyo rero nibyo abakongomani ngo bakomeze kugenda bazamukira bakavuga ko M23 ingiye kubatwara ubutaka bwabo ngo kandi ari abanyarwanda. Ibi rero mu gihe amahanga cyangwa abandi bose bataba bihagurukiye, hashobora kuba jenoside yeruye ku muntu wese uvuga ikinyarwanda ku butaka bwa Kongo w'umututsi cyangwa se n'abanyarwanda bariyo. Akwiye kugira igikorwa mu maguru mashya mbere yuko abantu bose bashobora gutsembwa ku butaka bwa Kongo.